reka nongere kubaha ikaze mugasobanuye ku uyu munsi, akaba ari episode ya kabiri dutangiye. Muzi ukuntu episode ya mbere byarangiye ubwo uyu mukobwa Anita yari yagiye rwose yahejwe muri aba bantu, ubwo yagiye kurira ndetse uyu mucuti wari wamukoreye biriya bintu bibi byose ari kumuseka, ari kumureba. Kubera iki abakobwa bamwe na bamwe usanga ari abana babi? Undebere rwose Anita yari yabuze ukuntu abigenza, ati kubera iki Imana, kubera iki koko ibi bintu biri kumbaho? Niki naba naracumuye koko? Umukobwa Anita abonye byose bibaye ati reka nigendere, arangije aragenda, abandi basigara mu byabo. Byaje kugenda gute? Amaherezo yabyo byaje kurangira gute? Katuze kureba. Sasa barakureka umunsi umwe ubwo uyu mukobwa yari yajyanye na sheri we, ndetse Anita nawe ubwe ntabwo yari yasigaye, bari basohokeye ahantu muri hoteli. Ndetse uyu mukobwa usanzwe ari sheri w'uriya musore ukundana na Anita yari yaje kugura ikinyobwa ahangaha kugira ngo abashyire. Ariko uyu mukobwa muri buze gutungurwa n'ibintu agiye gukora, muri buze gutungurwa rwose nimuza kubibona. Mana yanjye, bari kurika Anita yari yasigaye hariya kuri table, ndetse ari kumwe n'uyu musore baganira bategereje ko uriya mukobwa aza ahangaha. Uriya mukobwa ubundi asanzwe akundana n'uyu musore, nuko uyu musore abona Anita ari umukobwa mwiza ndetse wo kugira inshuti, mbese bahujwe n'ubucuti, baraganira bagasabana, mbese nta kindi kintu kibahuje. Ariko uriya mukobwa we arafuha ati rwose ntabwo Anita nakomeza kubona ari kujyana na sheri wanjye, utazasanga rwose antwaye umugabo wanjye, ntabwo nabyihanganira. Ndetse ibyo bintu bigatuma uriya mukobwa ahiga Anita kubi. Katuze kureba. Sasa barakureka ibi ngibi umukobwa yatangiye gukora ni ibintu bitari byiza habe na gato. Yatangiye gufata uburozi kugira atangira kubushyira mu kinyobwa yateguriye Anita kugira ngo ntaza kumuha. Ubwo nyine Derigite ako kanya ahita amwica, maze uyu mukobwa asigarane n'uriya musore. Ubwo Anita yapfuye. Mbega umukobwa w'umugome, noneho hajemo no gupfa, nta by'imikino birimo. Umukobwa abikora yishimye nta kibazo, kandi rwose yabikoze ahantu nta muntu uri kumubona, nta muntu n'umwe wigeze umubona. Apfundura agakombe atangira gushyiramo uburozi, ndetse ari nako atangira kwitegereza uriya mukobwa Anita ati wowe ibyawe birarangiye mu kanya, ugiye guhita upfa birangire. Umukobwa Anita koko agiye kuzira iki? Kubera iki uyu mukobwa agiye kuzira ubusa? Burya koko ngo abeza bazira ubusa. Undebere rwose uyu mukobwa nawe niko byari bigiye kumugendekera. Uyu mukobwa ntabwo yigeze amushyiramo imiyaga, nta mpuhwe yigeze amugirira. Wapi rwose impuhwe kuri uyu mukobwa nta mpuhwe rwose yakwereka. Wapi uyu mukobwa ni umugome. Ako kanya akimara gutunganya bya bindi byose, amaze no gushyira uburozi muri cya gikombe kirimo ikinyobwa yateguriye Anita, arangije aragenda arabashyira. Kumbe agaragara nk'umuntu mwiza, umuntu ugaragaza umutima mwiza, mbese umuntu ugaragaza urukundo. Ntarwo agira uyu mukobwa, nta rukundo agira, ahubwo ikintu kimubamo ni umushiha gusa, kuvuga nabi, mbese usanga ibintu bye byose ari umushinya gusa. Arangije aza hano azanye iki kinyobwa, azaniye umukunzi we ndetse na Anita. Sasa barakureka ubwo uyu mukobwa yarageze hano, Anita yari yishimye azi ngo inshuti ye iramwishimiye. Wapi rwose, kandi Anita ni umukobwa ucisha make cyane ko uyu mukobwa yagiye agerageza kenshi ari kwereka uyu mukobwa ko amwanga. Ariko uyu mukobwa mbese ibyo bikarangira akabyirengagiza. Uyu munsi amugiriye nabi, ariko ejo bizarangira rwose yabyibagiwe. Ndetse uyu mukobwa Anita akomeza kwitegereza uyu mugenzi we, ari nako akomeza kugenda amusekera, gusa nta rukundo ruri murimo, nta mutima mwiza umurimo. Wapi rwose, ese amaherezo y'aba ngaba bombi biraza kugenda gute? Katuze kureba rwose uko biza kugenda. Icyo ngusabye rero ntuze gucikwa, iyi nkuru uze kuyireba uyirangize. Ntabwo ari ndende, ni ngufi cyane, uri buze kumenya amaherezo y'ibi byose uko byaje kugenda. Sasa barakweka ibyimaze kuba. Uyu musore akomeza kwitegereza uyu mukobwa, agiye kuzana akandi gakombe kari kasigaye hariya, kuko ntabwo yari kudufata ari dutatu ngo bishoboke. Mana yanjye, mbega umukobwa kubera iki koko abakobwa bamwe na bamwe usanga bari kugirana amashyari? Ese ibi bintu ni byiza koko ukagirira mugenzi wawe ishyari kugeza ubwo upanga kuba wamuhitana ukamwica, ngo ni ukugira ngo usigarane n'umusore?
ese ubundi niba umusore atagukunda wamwihatirizaho koko? ubundi urukundo rw'uruhatano rwo mbese urukundo ruriho puresha rwo rujya ruryoha? wapi rwose. Ndetse uyu musore yari yasigaranye n'uyu mukobwa Anita hano, bakomeza kuganira, ndetse uyu musore akomeza kubwira uyu mukobwa ati sha uraganira. N'uyu mukobwa ati ntabwo uzi wowe nawe uraganira cyane, ni ukuri rwose ibiganiro byawe ntibijya bishira. Wa mukobwa ubwo ngubwo yaraje, ageze ahangaha niho yaravuye kuzana agakombe ke cyane ko kari kasigaye hariya. Sasa aricara kugira ngo bakomeze banywe, ariko muzi neza yuko kari gakombe kuri wa mukobwa kararuzwe. Wapi rwose ntabwo ari keza. Muzi neza ibintu uyu mukobwa yashyizemo, kandi azi yuko nta muntu wigeze amubona, kandi koko nta muntu wamubonye. None se hari umuntu twigeze kubona ari kumureba? Wapi rwose. Ndetse ako kanya bati noneho ndumva twatangira kunywa tukishima nkuko mbese twateraniye ahangaha dushaka kugira ngo mbese twishime, si byose? Okay, umusore ati nibyo rwose, ni n'ibintu byiza kubona rwose twaje ahangaha tukaganira nk'umukunzi wanjye, ni ukuri rwose biranshimishije. Sasa uyu musore igihe yari ari kuganira afashe agakombe ke, ukurikira rwose agiye kunywa, ndetse Anita ari kubyitegereza agakombe k'uyu musore kese kamucika. Rebe rwose ikinyobwa kigeze gihita kimeneka hasi. Uyu mukobwa arabibona ati mana yanjye, sheri ibyo bikubayeho ni ibiki? Kubera iki koko? Ndebe rwose uyu musore ibi byose byari bibaye ni impanuka koko, biragaragara ko ari impanuka yari imaze kumubaho. Mana yanjye, ukurikire rwose. Ndetse uyu musore ati kubera iki koko ibi byose bibaye? Dore rwose akanyobwa kanjye ngiye kwinywera kese kameneka sheri, none wajya ubu ndabigenza gute? Uyu mukobwa ati okay sheri, reka njye kukuzanira kandi sibyo mukunzi wanjye, kandi urabizi ko ngukunda uretse ngende, sibyo? Ntugire ikibazo, muntegereze, nta kibazo rwose ndahita nza, ntabwo ndibuze gutinda. Umukobwa arangije ahita agenda ava ahangaha ajya kuzana akandi gakombe kugira ngo azanire uyu musore aze kuba yanywa. Gusa ibi byose nubwo bibaye biragaragara yuko ibi byose bibaye uyu musore yabipanze. Sasa uyu musore asigaye ahangaha ari kumwe n'uyu mukobwa Anita. Undebere rwose umusore akora ibishoboka byose kugira ngo yihanagure, mbese akomeze amere neza, mbese agaragaze yuko nta kibazo yigeze kugira. Afata akamuswara atangira kwihanagura. Gusa ibi byose hari umupangu w'Imana wapanzwe. Mbese reka nkubwize ukuri, umurozi yapanze kuguhitana Imana itabishatse, mbese umunsi wawe utageze nta kibazo na kimwe wakigera ugira, si byose? Kandi reka mbabwire ngo mujye murakomeza kwirinda, mugerageze ibishoboka byose. Sasa wa mukobwa yagiye kuzana akandi gakombe kugira ngo ahereze umukunzi we. Ati sheri ngahakira, si byo mukunzi wanjye, kandi urabizi ko ngukunda. Ako kanya uyu mukobwa hise ahereza umukunzi we ati sheri ngahakira rero, kandi rwose uze kuryoherwa, si byo mukunzi wanjye? Umusore ati okay baby, ni ukuri rwose unkoreye neza, urantunguye cyane. Ako kanya uyu mukobwa ati baby uze kuryoherwa rwose. Umusore atangira guseka, ari nako n'abandi bose batangira guseka, bati ku buzima bwacu mushyire hejuru mwese rwose, dusangire tumeze neza twishimye, mugire vuba vuba. Ko bari gutindara, we ko muri gutinda sheri, wagira vuba ku buzima bwacu rwose, ntabwo bino bintu si byari bikwiriye, ndabinginze n'ukuri mumbabarire, si byo sheri? Ako kanya uyu musheri we hise azamura, ndetse na Anita ntabwo yibagiwe ahita azamura, ariko gusa mumenye yuko ikinyobwa cya Anita kirarozwe. Bati ku buzima bwacu, mana yanjye, kanze kureba rwose ese kuri inshuro ho biraza kugenda gute? Reka tuze kureba. Gusa Anita arishimye, mbese buri umwe wese urahangaha nta kibazo afite. Gusa Anita agishyira ku munwa, ukurikire rwose, mbega Anita mbega gahinda, mbega ikibazo gikomeye cyane, mbega ikibazo atangira gushyira ku munwa. Ndetse uyu musore arabibona yuko Anita yatangiye kunywa. Anita amaze gusoma ku kanya, hano yanjye kubera iki koko kubura Anita ntabwo ashobora kuba anyweye uburozi? Kubera iki ibi byose biri kuba?
kubera iki koko uyu mukobwa yazira ubusa? Kandi mu busanzwe uyu mukobwa asanzwe ari umuntu witonda, umukobwa ugira ikinyabupfura, mbese ni wa mukobwa buri umwe wese umubona akamubonamo rwose umuntu muzima. Gusa uyu mukobwa yabibona rwose ukuntu Anita ari kunywa iki kinyobwa bikamucanga, ati mana yanjye kubera iki? Gusa Anita bari kurika rwose akomeza kwitegereza uriya musore, hari ibyo bari bapanze. Ese ni ibiki? Ese Anita yaba azi yuko agiye gupfa? Ese Anita yaba azi yuko ari kunywa ikinyobwa kirimo uburozi? Gusa wa mukobwa yabibona, yabyitegereza, ati mbega. Gusa uyu musore akamwitegereza rwose ukuntu uyu mukobwa ari umukobwa mubi ndetse w'umugome. Ndetse uyu musore ati kubera iki koko uyu mukobwa ari umugome? Ubu rwose ari kwitegereza uyu mukobwa akabona ko rwose agiye gupfa. Ubwo azi ngo ibintu byose yapanze ntabwo tubizi. Kumbe uyu mukobwa yari yagambaniwe atabizi, yari yapanze ibintu byose atabizi. Mana ishobora byose. Gusa uyu mukobwa ubwo yari ari kunywa, ukurikire yatangiye kumva ari kuribwa, yatangiye kumva atameze neza. Ibi ntibikira biri kumbaho ko ndi kumva mu muhogo wanjye hatameze neza. Byagenze gute? Umukobwa yikoraho, yumva rwose hari kitagenda, atangira kumva rwose kuko hari kitagenda mu mutima we rwose, mu mubiri we yumva rwose ntabwo biri kujya mbere, yumva rwose hari ikibazo gikomeye cyane. Umukobwa ati se byagenze gute se? Ko nzi neza yuko ikinyobwa kirozwe na gihaye uyu mukobwa, nese naba nabihinduranyije. Kumbe uyu musore azi ibyo yakoze, azi ibyo yapanze, ndetse we na Anita bazi ibyo bakoreye uyu mukobwa. Uyu mukobwa azi ngo yashatse kwica uriya mugenzi we, ariko ntabwo azi yuko ari we ugiye gupfa. Uyu mukobwa atangira kwitegereza umukunzi we, ndetse n'umukozi we akomeza kumwitegereza. Yari umusore mwiza, umusore ndetse ufite agasura keza nk'ak'abakobwa. Ni ukuri uyu musore ndamwikundiye cyane. Ese byaje gutangira gute? Byaje gutangira gute kugira ngo uriya mukobwa atangire kuribwa kuriya? Sasa dore ukuntu byatangiye. Ubwo uriya mukobwa yari agiye kuzana biriya binyobwa kugira ngo mbese baze kunywa. Uyu musore yari ari kugenda yitembeza ahangaha, ariko akigera hano, mbese bari bakiri muri resitora ihenze cyane. Akigera hano hari ibyo yaje kubona umukunzi we ari gukora, ari gufata uburozi akabushyira muri kariya gakombe. Mana yanjye, uriya musore arabibona, abona ko uyu mukobwa atari shyashya, yabonye ko uyu mukobwa atari umuntu mwiza. Ubwo yafataga cya kinyobwa agatangira kugenda agishyiramo uburozi. Mana yanjye, kandi uriya musore ari kubibona. Ariko ikintu gitangaje ni ukuntu uyu mukobwa azi ngo nta muntu uri kumubona, kumbe uriya musore yamwitsimbye ahantu, byose yabivumbuye. Umukobwa azi ngo ni ibisanzwe, kumbe uyu musore we yari yabibonye ko uriya mukobwa ashaka kwica umuntu, cyane ko rwose yari yabibwiye Anita yuko rwose agomba kuzamwica. Kandi umunsi koko wari uyu wari wageze. Uyu musore arabibona, ati ibi ngibi singomba kubyihanganira, nta na rimwe rwose ngomba kubyihanganira. Sasa ibi byose uyu musore yari abizi, ndetse akabona ukuntu uyu mukobwa atangiye kugenda mbese amererwa nabi cyane. Ati tuza aho turakuzi. Dore ukuntu byaje kugenda kugira ngo uyu mukobwa yisange mbese ari kuribwa, kandi ikinyobwa tuzi yuko uriya mukobwa mbese ari we cyariteguriwe. Sasa barakoreka ubwo Anita yari ari hano ari kumwe n'uyu musore, mbese bari kuganira. Ubwo cya gihe mbese bari hano ku meza, ndetse n'umukunzi w'uyu musore ahari. Ubwo cya kinyobwa cy'uyu musore cyahitaga kimeneka hasi. Uyu mukobwa akibibona yaratunguwe, ati baby bigenze gute? Umusore arababara kuko wari umupangu wari wapanzwe kugira ngo arebe ukuntu yatabara ubuzima bwa Anita. Uyu mukobwa niko byagenze, murabizi. Atangira kubwira umukunzi we ati sheri, ubwo rero reka njye kukuzanira ikindi kinyobwa, ntuse kugira ikibazo, kandi mukunzi wanjye tugomba kwishimana, sibyo? Ako kanya uyu mukobwa yese ahaguruka kugira ngo ajye kuzanira umukunzi we. Ubwo ako kanya uyu mukobwa akimara kugenda, icyo gukora urakizi nawe. Ubwo nyine akimara kugenda, kubera ko bari bazi imipangu yose y'uyu mukobwa, ubwo nta kindi kintu bari gukora keretse guhita basimburanya bya binyobwa, bagahita mbese babishanjumisha kugira ngo uyu mukobwa aze kwisanga yayiye uburozi, mbese ari we wenyine.
sasa uyu musore ahita afata ka gasume ke ajugunya hasi. Mbese Anita akibibona yuko aka gasume k'uyu musore kaguye hasi, ati agasume kawe uzi ko kaguye hasi, agasume kawe reka nkaguhereze. Ubwo uyu mukobwa yatangiye kugenda hasi ajye kuzana kagasume. Uyu musore yise afata bya binyobwa byombi, iki umukobwa mbese iby'abakobwa bombi uko ari babiri atangira guhita abihinduranya. Ubwo birumvikana yuko uyu mukobwa Anita yanyweye ikinyobwa kizima kitarimo uburozi. Ubwo uriya wabiteguye agatangira kunywa ikirimo uburozi ariko atabizi. Ni imipango yari yapanzwe. Ibi byose iyo uyu musore ataza kubimenya, uyu Anita niwe rwose uba uri mu bibazo, ariko Imana yaramutabaye. Undebere rwose ukuntu Imana yitabarira abantu bayo. Ni ukuri Imana iragukunda, Imana iragukunda, ni ukuri pe. Imana ikwitaho ndetse Imana igufiteho umugambi ukomeye cyane ndetse umugambi mwiza. Ako kanya uyu mukobwa Anita ahereza n'ikinyabupfura cyinshi cyane uyu musore, ati ngakira agasume kawe ugerageze kwihanagura. Nuko byagenze, ibi byose byari byapanzwe. Uyu mukobwa atangira kumva rwose ari we wari uburozi, kumbe nuko byari byagenze. Nibyo bavuze koko, ngurukira mukasoro gatwara nyoko. Waciye uwo mugani ntabwo yari yibeshye. Ariko kuri iki iyi si yuzuye ubugome gusa? Kubera iki abantu batagikundana? Kubera iki idakunda mwene so? Uyu mukobwa yumva rwose bitangiye kumukebagura, yumva rwose ibintu bikomeje kwanga muri we. Ati ko ndi kumva bikomeje kugenda bigenze gute? Umukobwa agerageza kwihagararaho ariko nta kwihagararaho. Ari nako umukunzi we akomeza kumwitegereza ndetse na Anita akamwitegereza. Uriya mukobwa ntabwo yari azi ibyabaye, Anita ntabwo yari azi ibintu byose byabaye ahangaha, cyane ko uyu musore niwe ubwe wari ubizi. Ati bigenze gute ko uyu mukobwa bikomeje kugenda gutya? Bigenze gute? Sasa ahangaho ubwo byari bigeze ahangaha, uyu musore yahise ahaguruka ndetse ahaguruka n'umujinya mwinshi cyane. Uyu mukobwa ati sheri, ugiye koko wamfasha, wambabariye koko? Gusa uyu musore ati mu buzima bwanjye nta nimwe rwose nigeze nifuza kubana n'abagome, nta na rimwe nigeze kwifuza kubana n'abantu bameze gutyo. Anita haguruka tugende, nizere ko byose wabibonye, nizere ko byose nabikoretse rwose n'umugambi uyu mukobwa yaragufiteho wawumenye. Twigire rwose asigare ahangaha ari gupfa wenyine. Umukobwa Anita yahise agenda ajyana n'uriya musore ndetse uyu mukobwa nawe asigara hano amerewe nabi cyane. Ibintu byamucanze, byamuyobeye, akomeza kwinginga umukunzi we ati ariko baby uhambabariye koko, kubera iki wansiga muri kese nk'iyi ngiyi? Kubera iki wansiga meze nabi gutya? Ariko ngo urwishigisha ararusoma. Ubwo n'uyu mukobwa nawe niko byagenze, asigara hano ari kurira, umuborogo ni mwinshi ndetse abandi bari bigendeye. Umukobwa asigara hano ari kubabara. Mwabana umwe mubonereho isomo rikomeye cyane. Mwe kujya murafata ibintu ngo mubifate daga, musange mushaka guhemukira abandi bantu kandi rwose atari ibintu byiza. Guhemuka si byiza, ni ukuri. Umukobwa byarangiye aryamye hasi ndetse byarangiye ubugome bwe bumushyize hasi ndetse birangira uyu mukobwa apfuye bitewe n'ukuntu yari yagize umujinya utari mwiza. Reka mbabwise ukuri, abantu mwese mumeze nabi, abantu mwese mugira umutima mubi, bizarangira gutya. Ni ukuri mukunde bagenzi banyu, mubakunde ndetse nk'uko mwikunda. Mwe kujya muragaragaza urukundo mudafite ndetse mwe kujya murishushanya mu bandi bantu. Niba udakunda umuntu bimwereke, Imana itazaguhana. Umukobwa atangira kwicuza ati kumbe nikoze mu nda koko, ibi byose ninjye wabyiteguriraga. Umusore ndamuhombye ndetse nanjye ubwanjye ndapfuye. Ubundi sinaruhiraga iki? Ubundi ko nagiraga ngo uriya mukobwa batandukane, Anita nkaba ndi kubona bajyanye koko. Ubu nsigaye ndi uwande, ubu ubuzima bwanjye bwose burarangiye, ndapfuye. Umusore wanjye aragiye kandi naramukunze, ariko ukora iki kuko n'ibiki byanyoheje? Abantu bose bakora ibintu bazi ngo ni ibintu byiza ariko bikarangira nabi. Byarangiye uyu musore ndetse n'umukobwa Anita bijyaniye ndetse baragenda bapanga iby'ubukwe ndetse no kubana. Mu gihe uriya mukobwa we ibyo byari bimaze kurangira, yaramaze kwitaba Imana. Nuko byagenze, umukobwa yatangiye kurerembura. Akibona umukunzi we agenda biramubabaza cyane, biramucanga ni ukuri. Mw'abantu mwe mubonereho,
mubone rero rwose mubone yuko ubugome atari bwiza, mwe kujya muragira ubugome ngo bitume mwica abagenzi banyu, ntabwo ari byiza mwa bantu mwe. Nizere rwose ko inkuru ngenda baha umunsi ku munsi zigenda zibubaka zikabanyura, ndetse nizere yuko rwose mugenda muhinduka. Ni ukuri rwose izi nkuru mbaha nizere ko rwose zibavana ku kigero kimwe zikabashyira ku kindi kigero. Sibyo byiza abantu banjye, mwakoze kubana nanjye. Episode ya 2 turi kureba, ndabakunda cyane, mwakoze kubana nanjye. Ni ukuri Imana ibaha umugisha, ndetse Imana ikomeze kubahezagira. Naho ubutaha, ciao ciao.